ntinywera agacupa ubu mfashe umwanzuro gusa nyine ndabasize uradusize yo kose amagara ariko ntari kuza kandi umugore yamaze kujya gusenga niyo n'umwanya waruhagije gusa yemeye abaye ikikwe eme naramukunze rwa umugore w'umugabo ariko ndamwemera oui Mana yanjye ariko se uru rugo buri munsi nzamo nkasanga umugabo ntahari uyu mugabo hadi ubundi gahunda ze ni izihe umuntu tutakigirana ikiganiro mushaka simubone bimeze bite ko burira mugabo ntiyaba yaregera abandi bagore simbimenye kuki atakimpamagara nk'uko yakimpamagaraga mbere ibintu ngomba kubishakira umuti kanamenya n'impamvu bimutera ngiye kureba ukuntu ngenza uyu mugabo kuko ngiye mbona kabisa impinduka harabonetse impinduka ntari nsanzwe nzi mugabo nta kimpamagara nta kimvugisha ndaza nkamutegereza simubona ngiye gushaka umuti w'ibintu kandi nimara kubibona nibwo numva mba ntekanye ko mbishaka ngiye kumubigenza merewe murabuja merewe ko mbona utigeze ugera mu cyumba se wambaye n'inkweto ufite ikihe kibazo ko mbona wihebye kwambara inkweto se ni ikibazo nta kibazo mfite ariko kwicara noneho tunavugana ubimbwire wicaye bimbaze wicaye none se hano mwiriwe mute hano twiriwe neza bose ngiye mu kazi nawe ntabwo arazi kuva twagenda rimwe ntabwo aragaruka none se wowe wirirwa hano ko njye mba nagiye bose ntabwo mujya muganira mba ndi mu gikoni ndimo guteka ntabwo bose ujya akunda kumpamagara nta biganiro mujya mugirana oya hari ikibazo gihari oya ntabwo gikomeye nta kibazo gihari gusa uzi ko ingo zino minsi zitoroshye ni kandi n'ikibazo ntabwo cyabura mu bantu bubatse sibyo gusa uzambere umukobwa mwiza sibyo nihagira ikibazo kiba cyangwa ari ikindi kintu cyahindutse ujye umenyesha mbese ubwo mbivuze rwose akanyurwa oya mbese bose yakurikana ntabigizemo uruhare njyewe n'ubundi nabishatse none umunota wagenda sibyo mwabuja ndabasabye nimwiruka nta oya kibazo ntabwo nkwirukana ahubwo wowe urasabwa kujya ugira gute umbera ijisho aho ntari nta mpamvu yo kuguhamagara ngo akubwire ngo biteye iki nanabikubwira ujye ubimbwira sibyo kugira ngo umenye uko ngira nte nkurikirane iby'urugo rwanjye urabona ko mba simba mpari simba nzi ngo bimeze bite kandi uzi ko muri ino minsi bitoroshye ibyo bisa ntabwo ubizi ejo nawe utaziyemukira ugasanga uhuye n'ikibazo ari wowe wizize numisha uzaba witeje ibibazo kumbwira bizaba ari umugisha kuri wowe sibyo bamenyera ntuzajya umpisha hanyuma iby'umugabo wanjye byo bireka biranzabwa ngiye kurikirana umunsi ku wundi ariko mwiriwe neza tumeze neza none se umunsi ugiye guteka iki ngiye guteka igitoki cyoroshye neza nabonye ari cyo akunda hanyuma uze kugira vuba yego ngaho sendera rero gukurikirana akazi turongera murakoze sawa ariko uyu mukobwa uzumbaza ibyo umugabo wanjye mu rugo ushaka kumenya uko mbanye n'umugabo wanjye aho ibi bintu nta kibazo kirimo cyangwa naba ndi mu mandazi ibintu byarandenganye ntazi ibyo ari byo umukozi utangira kumbaza buri kimwe cyose ni ikihe kibazo ko ntishimye n'iki ntagiye mu cyumba ntagize gute ibintu ndabikurikirana ngombwa menye gahunda iri hagati y'umugabo wanjye n'uwo mukozi umenye iby'urugo gushaka kumenya ikibazo mfitanye n'umugabo ndabikurikirana ndatuza ariko mbimenye
data kandi ubu wasanga n'ubundi umugore atari ahangaha, umugore rwose ubundi kuki nta murongo Claude n'ubundi biki nasezerana ubu ugiye kuzanyushya icyuya kwirirwa nkora njyenyine nishyura inzu mbagaburira nk'aho ari mugari iki, yarangiza akaza ambwira ibindi bibazo nk'amashuri ko namurihiye akiga n'ibintu nk'amafaranga natanze yapfuye iki koko, kwirirwa yikoreye ibitabo wagira ngo Imana yamubwiye ko izamuha akazi muri kenkayori cyangwa se muri papeteri. Mwapfe guhamagara uriya mukozi aze wenda banyitaho muri aka kanya kitaraza n'ubundi se ko nimba nawe ngombwa ndirarira mu ntebe simbimenyereye se ubundi sinkimwitayeho nta n'icyo azakora ngo mwiteho kiretse niyumva icyo mubwira. Umva mukobwa umuto Karame boss. Karame nawe mama igira hino mwibarize. Nire boss. Icara hano muri mwanya wa kiriya cyomanzi cyanjye kirirwa cyikoreye ibitabo nkaho ariko Kazimana yamuhaye. Amakuru yawe biriwe neza mama umenyegera ariko Boss mabuje naza katubona. uje humura Yambwiye ko azahita nyirukana boss. nakwirukana njye nzagukodeshereza inzu nkomeze nyaguhembe kandi menye buri kimwe cyose. Ari mu cyaro nasubira tungahinga kuko bya aringira adakomanze igira hino ngwino nta kigera hino umuto rego ndagukunda ukabona bikubwiriye kuki utabyumva wowe. none se boss ufite umugore wawe ese ikibazo ni umugore ikibazo ni urukundo kandi ndarufite. ubwo numbeshya boss. humura use ntabwo ureba ukuntu mwitaho ureba n'ukuntu umukobwa aba yirirwa yantesheje umutwe ngo ari mu masengesho nta n'ijana areba amafaranga nishyuriye inzu reba ibyo murya yarangiza akaza ntesha umutwe ugashaka no kwambara nk'aho ari igitambambuga nta n'icyo yinjije. Ese mabuje nagira akazi mbona byuka agenda boss. ngo abagiye gusenga akora iki se? Abagiye gusenga gusa buri munsi. nawe bitekerezeho. Koko mana kunyitaho ntabihari aba yagiye ahubwo njye mba numva urukundo rwose ari we nakaruhaye muto. Urukundo rwose ndumva ari we nakaruhaye kuko ni wowe ubasha kunyitaho. Ese boss urumva twakundana gukomeza gukora mu rugo rwawe mabuje nazadufate. Hari ikibazo se nka kwimura mabuje yazadufata kereka muvuye. wowe ita ku byo ngusaba mu gihe tukiri kumwe sibyo niba byari ikibazo nzakira insubizwa mfite amafaranga mfite akazi nta nirukanwa nta nubwo binashoboka ko ninjye uyoboye urumva rero ntugire ikibazo icyo usabwa no kunyitaho no mu byumba by'ibanga ukanyitaho urumva. Icyumba cyawe ntabwo nzagera boss. Ntabwo ufite aho uryama? Ndafite. Ese niba ufite ikibazo cye hari imbere zirimo se ngo zizanire cyangwa zirakurya? Oya ntazi. Umura rero wowe ahubwo nzanira akantu mbe nsoma Ubwo boss. iki nacyo rwose ngomba kugikubita imikaka nkakigotomera icyuma cy'inyikarakasite cyaje. Umuto waje se? Yego mama yego bwiza bw'ababyeyi umunezero wanjye ndagukunda kandi ndakwishimira ni wowe unyitaho ndabayangaye ndumbaze ngo abari mu biki urekeye ako ngako kagira imbaraga nyinshi rega. bicaye hano mu mwanya naguteganyirije kandi ibicaro unyegereye si ukujya kugenda sinakubwiye ko no mu byumba by'ibanga ugomba kujya unyitaho mbese uzanyitaho uri hirya yanjye uzajya ushyiramo ikarito se hagati oya ugomba kunyitaho ukamwegera ukama n'ikibiza kirahubwo gashanze neza ndakwishimira ndagukunda maze iminsi mbikubwira wese ko wangoraga. Bose natinyaga mabuje rega mabuje ndamwubaha kandi ni umwana mwiza. None se ntabwo bizi ko ari njye wakuzanye aho nagukuye se arahazi nubwo naguhawe n'inshuti yanjye
ariko ugomba kugira umusaruro ku inshuti yanjye reka sibyo rero tukagira ikibazo iyo ari buze ntabwo ajya atampamagaye ngo mbaze ko natashye ariko mbabazwa nuko ampamagara ambwira ko ambaza ko natashye ngo ari buza nsanga kandi yakambajije ngo uraza ryari ngere mu rugo ariko ntacyo baduhaye umwanya umuto ndagukunda munezero wanjye ayiga mwana ngusomye se oya nta kibazo ndagukunda ubyakiriye ute ndakoze noneho genda utunganye mu cyumba cyawe niho ndi buze gukuriramo ipantaro aracyo ndakigatomera iminsi ngiseresemba kenyiryaho kimwe ariko sinakirenganya abakobwa bagomba kuremera abanga bakarongorwa abanga bikarangira abanga ariko gake gake azemera neza tanze mpirikire mwiribuye nibwo mwataka neza yusheri biriwe biriwe nawe yego amakoze ariko ubundi njye mugore cyangwa ni wowe mugore umugabo wabaye umugore se kuva ryari umeze uteze byagenze bite ninjye nzajya ntaha nkagutegereza mu rugo cyangwa mba ngomba gutaha nsanga wateguye naho nicara ngo ibiki byarangiye mabuja wiriwe ibiki se ibiki uri kubaza oya ibiki byarangiye numvishije bari bagiye kugutegurira ameza ibiki se uvuga nyine numvise kubaza ngo ikibazo se ni igiki se kubaza n'amakosa mutoni ngwino mbwira ibintu byarangiye ibiki se numvishije numvaga uri uzavuga ngo bo byarangiye ndashaka kumenya ibiki se uri kubaza ibiki barimo gukora ibyo ubaza ni ibiki ariko se reka mvuga n'umukobwa nyine ni icyo ubaza kubaza ni amakosa niba mbwiye icyo akora ugira ngo ntanyiteho mu gihe ntahishye mu rugo waturanye iki se byarangiye wari uvuze wiki ibyo cyo wumvise hari ibyo numvishije ngo yabirangije ibiki n'ameza uje gutegura ntabwo se uje umusanga ahangaha none se ubugira ngo ntanyiteho musanze nta muntu uri mu rugo njye ninjira mu rugo nk'umuntu udahari ngo bakwite agomba kunyitaho nyine akwiteho none se akantu kandi kunywa wigeze ugasiga ku meza iki ntabwo ari cyo kibazo aragushaka kukwita mu buhe buryo kukwitaho ni ibintu none se ntanantegurira amazi ngo njye koga ni mugenzi wanjye udahari ngo meze ni amazi areba nsakuriza umva mubwire icara hano yicara agira ati naza nsobanura ibyo mwari mugiye gukora none uje iki se bakora njyewe ngiye kumenya gahunda ifite amazi wamaze kuyakura muri dushe okay ibyo uzumbwira ni ariko ni ikihe kibazo wundi ufite iri gusakuza ngo urasenga mbitike ubuzanye ahangaha ntibitwaye iki sinsenga ndagusenga ukajya mu kazi amahoro ugataha amahoro nta kibazo ugira uzareke gusenga nta kumenya sinakoraga uyu mukobwa ko ngo mutanga ibibazo birebire ntawe ibihe mubwiye kunshyirira amazi muri dushe nkoga hari ikindi nibyo byari bigezweho none ikindi cyari gike none kuri mubwira nabi sabaye iki nakubwira nabi kubera amasaha y'amafuti yawe ubuse wisangaye ubu ngubu imyaka maranye nani nibwo ubonye amafuti mbere y'igihe cyose ko utabarayabonye nibwo umaze kubona ubugoryi ufite ubugoryi wamaze gucya ku maso nibwo wakanuye mabuja mwanyemerera nigenda genda utegure njyewe ndagira ngo mubwire ngo ndagira ngo nkumenyeshe kamubwira papa byo ntabwo ibintu urimo ukora njyewe maze gukurikirana gahunda zose zo mu rugo ari njye nawe witaho ninde njye warashatse ntabwo nagushatse inshingano zawe urazubahirizwa inshingano zanjye ndazubahiriza wambara umwenda udafuze wafuze se ntibisurwa n'umutoni nsakazi ko muhaye agomba gukora inshingano ze hari ubwo umuhemba none ushinzwe iki uri umugabo wanjye warashatse ugomba gukora inshingano z'urugo none kuzitabutse ashaka ubw'inyoni njye ndi umugore ndi umufasha uri kuzerera mu buryo ntazi bidafite umumaro kandi shareka nkubwire nudashyira ubwenge ku gihe urabigenza ute njye nkubita nitaza ndi umugaragu wambura amatare nzakwereka uwo ndiwe ubugoryi ufite igihe gito ndabona uza gutuma nicuza icyatumye mbyarana nawe
ugize amahirwe washatse ubyara ushatse utabyara se rwabigenza ubu amariye iki se bigutwara iki se niwanjye wize na witwa papa kanaka mbere witwaga nde ntabwo njyewe ibyo bintu urimo rero nta nubwo bikwiriye gusenga nta kintu bigutwaye gusenga n'inyungu z'urugo rwacu n'iki utakintwara ntabwo wanze akazi ugomba kujya ujya gusenga ntabwo rero wambwiye ko ugiye kujya ubikora ukambuza ntabwo rero wambujije kuki wisubiraho ibyo nakubujije no gukora mbese wowe warambwiye ngo singirirwe ngusigira umwana singirirwe ngenda bituma unashaka none ubundi iyo wagiye wari wamujyanye mbese nari kumujyana ni ngombwa umukozi amaze reka nkubwire nyamara mbese amafaranga wagusora y'iki niba inshingano zo kuko zikunaniye ahubwo uti kwa nyoko abanza yongera kwigisha ntabwo ari ikibazo cyo gusenga ufite ahubwo hari ibindi bintu ufite ntazi ni ukuri kuko gusenga buri munsi wari uvuga gusenga aricyo kibazo ufite ntabwo gusenga aricyo kibazo kugeza ubu ufite kubera ko hari ibindi bintu ufite kandi ibyo nabyo ngomba kugira gute kuzabimenya ikiruta byose yego kwibanira amahoro n'ibyo by'umumaro nta mahoro nzigera ngira ndi kumwe nawe utarahindura ubwenge umva nuko bimeze kandi uzabibona njyewe reka njye gukora ibyo nshingano zanjye nk'uko nazibiri ntabyo ukora nta n'icyo wakora ngo kinyure nta kibazo oshe yaramfashe we none umuriro wari kwaka ambwira turi babiri noneho yambwira n'icyaha areba kari kabaye ahubwo se buriya mutamenya amaze arabyifata mw'iki ko tutabanje ngo tugambane koko cyangwa ubundi kiri kunyuma mutoni nawe ntabwo ari umwana ariko icyonze cyo ugomba kumugotomera tu kiteye neza kigenda neza we Amen. Karame nawe mama ukunda amagara. Umeze neza se? meze neza Sha ndi kumwe nawe mba nishimye mwana. shase se watumye nsiga umwana uzi ukuntu numva nkumbuye umwana wowe umeze ute? nimba numva meze neza ariko se ko mbona intebe zahindutse none Intebe za zindi nagiye kuzikoresha amasuku kubera ko n'izi ziba zihari nyine urumva saro ntabwo yasigara irangaye gusa nta kindi kibazo gihari ariko si uwo munsi umugabo wanjye yamenye ko ntari mu kazi kandi nta n'uguramo amafaranga yo kumwoherereza harya ko nigumiye mu munyenga nibagirwa ko ufite umwana si umwana wanjye ari kuba hate koko nka nimero ye tumwoherereza amafaranga uyishyire ku yanjye noneho ngende buyamwoherereze kugira ngo ataza kubikeka okay nimero yawe ntabwo nayibagirwa rega okay ubu muhaye 10,000 agura amata sibyo byarangiye umuhaye 10,000 n'ubu turajya tubiganiraho akorera ugomba no kumindurira telefone ntabwo umuntu wagiye mu kazi ugomba gutunga telefone neza gutya ntugire ikibazo telefone ngomba kuguha telefone ugiye gutaha uyu munsi umunsi ni gutaha nigeze ubona uyu munsi ugiye kureba umwana nzajyayo ryari nzajyayo ryari urumva ushaka kujyayo ryari ngewe ariko icyo uvuga banza umenye ko nkigukeneye none se nyine uzajya unsanga hariya wankodeshereje nyine ushaka kujyayo ryari n'ejo nagenda avuga ko wikumburiye umugabo wawe ariko nawe ntukavuge gutyo mukese ntabwo mukumbuye ndanarakaye nambwiye ngo n'ejo wagenda nurakara nanjye ndarakara nigendere ubwo se ugiye iriya nzu nazongera kuyikura wikundira inzu oya ntabwo nkunda inzu ntabwo nakunda inzu gusa urabona nakunda inzu kurusha umuntu ariko nyine nanone abonye iriya nzu nyine nabanagamo n'akari heza
iriya nzu nyine nawe irajennye nshaka ko iriya ndimo nyine wakizemo nzazana n'umwana wanjye nzashaka ukuntu umuzana nawe tukabana washaka nawe ugahita wimuka ugasigura urugo ukiyizira sinsigura urugo kubizi ko nasezeranye amategeko yankurikirana kandi wabizi nkora mu bintu bisa n'ibijyanye n'amategeko. none se ubundi ubu ntabwo mwakora divorce ukiyizira bikarangira byasaba ko mufata n'icyaha kandi ibintu yishyizemo byo gusenga se ubu nagikura wowe nyine ukagenda ukababwira ngo namurambiwe ntabwo babyemera keretse ari wundeze barabyemera mu gihe wumva wowe warambiwe umuntu wumva utamushaka urukundo rwagushizemo ufite uburenganzira bwo kugenda mugatandukana ukabaho ukwawe n'undi akabaho ukwe ahubwo reka nkubwire ikintu cyoroshye wowe ugomba kuguma muri iriya nzu sibyo by'umugabo wawe ukabivamo noneho we narambirwa amaze kwakira ko nta mugore afite azagenda cyangwa se akurega ashaka ubutane numara kubona nakubonye kuko mfite ubwoba ko umugore nshobora kumukura mu bana nawe ntanagufite oya njye buramfite narasezeranye ariko niwe ugomba kubanza nkamenya ngo umugabo we nta kigukeneye wenda yarongoye undi cyangwa se mwakoze divorce ubundi njyewe ndahari kuko ibyanjye bikorwa ibindi byose bikorwa n'amafaranga ntabwo nzasubirayo ariko urabona nasubirayo iki hansubiza ari umwana ntabwo nzasubirayo ikibazo ni umwana ntacyo reka bamudufashije mu gihe utarabyakira neza oya narabyakiriye ariko urabona ntarakirwa ndi kumwe nawe babije abanza unkunda ndagukunda maze umva 150% inka byareye kwa muganga nanjye ndagukunda ndakwishimira umutima wanjye uri kuri wowe ufite igitekerezo yego mama uyu mugoroba waje ukarara hariya ushaka nze none reba uyu munsi nagusuye ahangaha ako nyine ntabwo twisanzuye sheri nakwemereye ko nta kizansaba ngo njye kwima ndaza nashaka yiyahure urazi ndaza niyumva bimurambiye azagenda ajye kwa kagatanga nta suruti kwanye n'abanza mwigishe wenda azashaka undi yaba ari wakorera ibyo atankorera ahubwo uvuze neza noneho reka ngende njye kwitegura kuri buzi none aya mafaranga nyoherereze wa mugabo tunavugana nyine yumve ko tukiri kumwe nta kibazo urakoze cyane bayi ewe data we eme rwose eme kumureka ntabwo bishoboka kuri njyewe anyitaho agira ate ntacyo ataba yakoze nubwo bintwara amafaranga menshi ariko ntacyo nijye nyakorera ariko se umutoni nawe nubwo ari umukozi nawe aba yagerageje cyane kama impande kenshi ariko umutoni n'ubundi yaje akagira inka yo kakamirwa n'uwamukunze ndavuga akangarukamo umutoni n'ubundi ni umukozi ntuhemba n'uwaguhaye urukundo ntibangana ariko ntacyo ndagenda muraze ikiba kibi nshimye ko ari nabo bimbwiye nanshaka tuvugana ndabona isa nabi cyane ariko ntacyo umugore nari mfite ko ariwo wabaga agomba umwana akaba yaragiye sinzi mbere ko ntakibura ikarangira ibi ntabwo ari n'iby'abagabo ariko burya n'ubundi akabigenda biragaragara furere nyira mwana ngo yamutanye ko biragaragara furere yabyemerera ko umwana twamushyiramo akaba ari umurera mu cyaro
ariko sinzi ko yabyemera kuko uriya mwana umukunda kuba kandi umugore wese agarutse kumutora yambwira ko yagiye sinzi ndabanza ndamubaza ngo akabyemera ko sinzi ko abyemera gusa ko noneho kugira ngo amurushye abantu bose babona ahetse umwana ari umuntu w'umugabo ese ko umugore wakora nta n'umukozi amuhigiye byose ikibazo iteka arabyemera byanga bikunze nza kubimusobanura shari Hello. uri kwiyumva ute meze neza urishimye ndishimye kuko wubashye igitekerezo cyanjye shari byeka ntacyo nakwima murakoze cyane ariko si umugore wawe ibyo ntabwo bindeba nashaka yiyahure cyangwa se urute kwa nyina ngo kwande kwa nyina si ko wafashe umwanzuro yanakubwiye ko ngukunda kandi iyo ndi kumwe nawe mba meze nk'uwasogongeye ijoro nanjye nyine biranezeza kuba ndi kumwe nawe nawe biragushimisha bikamana ndakwishimira muri byose iyo ndi kumwe nawe dutembereye mbona ari byiza mbona uri uw'agaciro icyubahiro cya nyuma numva cyakuze urakoze cyane cyanyereka ku mutima wawe reka imana yaduhishe byinshi ariko ibyo ukora unkorera binyereka ko unyishimira ndakwishimira cyane ni byiza cyane ahubwo reka twiryamire umuntu uramfashe koko pe neza neza naki hano yaragiye